uyu munsi baje bishimye babikunze. Muri patronage twagize ikintu kitari gisanzweho cyo gufata abana bitabiriye patronage bagashakisha uburyo bafasha bagenzi babo muri bo bafite ikintu bafashanya hagati yabo. Voilà, kubona umwana afite hari umwana waje yambaye umwenda ucitse mu buryo bumwe n'ubundi urabyumva, si uko afite undi yego, ariko abana bakavuga bati mfite umwenda wenda nkacyambara mu rugo, mfite imyenda ibiri mu rugo. Harabagiye babwira ababyeyi ibyo ngibyo, turashaka gufasha bagenzi bacu, ngira ngo ababyeyi babyumvishira neza, bamwe uretse ko atari bose yego. Gafata umwana afite imyenda itatu, urupapa atafata umwenda umwe umwe abujyane batigenda abafasha mugenzi wawe muri kumwe muri group. Ngira ngo rero urumva ubwo n'urundi ruhare rw'umujene muri patronage, niba barabwiye ati ese kuki tutafasha bagenzi bacu, abana numva bagizemo uruhare. Tugana ku musozo duheruka patronage nakeka ni 2019 mbere ya covid, niba ntibeshye, mbere ya covid. Yego, nirihe tandukaniro cyangwa se agashya kaba karagaragaye muri patronage imaze iminsi igera ku 10 gutyo niba ntibeshye? Ni irihe tandukaniro ryari mwarabonye tandukaniro n'izindi zagezeho? Aripe ngira ngo nkuko wari utangiye bivuga, twari tumaze igihe kinini oratoire y'abasalesiani ifunze. So kuvuga ngo oratoire y'abasalesiani ni activities zigiye zitandukanye zarafunze, donc ahantu hahurira abantu benshi. Urumva oratoire ni ihuriro rihuza abantu benshi, urubyiruko, abantu bakuru baraza bakidagadura. Ngira ngo hari hafunze bitewe na covid yego, ariko uyu munsi muri patronage ikintu kidasanzwe nabonye muri patronage nuko abana cyangwa se abajene baje bitabiriye patronage bishimye, bitewe n'icyo kintu nakwita nk'ikinyotera cy'uko bari bamazana bafungiranye, covid yarabafunze, batabasha kujya muri oratoire, batabasha kujya gukina imikino itandukanye, donc y'ambiance de jeunes bahuraga nayo muri patronage na plutôt muri oratoire. Urumva uyu munsi baje bishimye babikunze, donc ubona ko bitandukanye na mbere, kuko ni ibintu mbere bahora n'ubuzima bahoragamo, ariko nyuma ya covid bihagaze barabikumbuye, bivuze ngo bagarutse bafite iki, inyota. Atubara ku musozo n'ubuhe butumwa ugiye guha abantu badukurikira muri rusange, banaguteza amatwi bumvise byinshi by'ibitangaza ku makuru ya oratoire, ku makuru ya patronage tumaze iminsi dukora hano muri oratoire? Urakoze cyane. Ubutumwa naha abateze amatwi iki kiganiro cyangwa se bakuri iki kiganiro no kugira ngo mbanze nshishikarize mbere na mbere ababyeyi b'abana abaturanyi hano muri oratoire no hirya byatandukanye, kubasha kumva agaciro ka patronage, kumva agaciro k'ibyo abana bavana muri oratoire z'abasalesiani. Nta kindi bigiramo, ni ubumuntu buzima, umujene muzima ufite icyo nakwita indangagaciro z'umukristo kandi n'umunyarwanda, n'umuturage mwiza, umunyagihugu mwiza. Rero mureke abana baze muri oratoire bakurikirane iyo nyigisho bigishwa, bige imikino igiye itandukanye, hanyuma banabashe kuzamura impano zabo kugira ngo ejo hazaza hazagire abaturarwanda beza, abihaye Imana beza, ndetse n'abarayiki beza muri Kiliziya Gatolika ndetse no mu yandi matorero agiye atandukanye. Murakoze cyane. Reka tubashimire cyane mwebwe mwari murimo mudutega amatwi, twizere ko mwanyuzwe n'ikiganiro Innocent amaze kutugezaho. Abenshi muranyuzwe cyane ku makuru ya patronage amaze iminsi hano muri oratoire ya Don Bosco Kabgayi. Hari ababyeyi bazaga bati se byagenze biti, haranzwe n'iki? Ndakeka ko n'umwaka utaha muzakira abana benshi kuko bamenya amakuru neza y'ibanze.
turakomeza tubagezaho cyangwa se tubashakira n'abandi bantu bagize uruhare muri patronage, ashaka ko ari animateri, ari abajene cyangwa se ari abakonfere bagiye bagira uruhare muri iyi patronage kugira ngo tumenye se amakuru yaranze iyi patronage ni nayahe. Nitwa Ndayishimiye Alipe, kora subscribe ubundi ujye dukurikira kuri Mfata Ikiganza TV. Innocent, ndagushimira cyane. Murakoze cyane. N'ubutaha tuzasubira. Kano kantu kararyoheye. Yani ndamukaje.